twongeye kubasuzana none umwanya mwiza twongeye kuza uyu munsi tukaba tugatse mu kindi gice aho tugiye kwiga ku mbaraga z'amasengesho nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Ben ariko sinjye nyine nongeye kugarukana na Dr. akaba Pasiteri Mpazibirego Pierre. Uyu munsi ishize twamugireho umugisha twigisha ku byahishuwe ariko twongeye kugaruka noneho twigisha ku mbaraga z'amasengesho. Pastor akaza neza. Murakoze cyane, ni Pasiteri Mpazibirego nkuko mwene data atwakiriye. Turanezerewe cyane kubageza ubutumwa bwiza tubabwira imbaraga z'amasengesho. Mu mbaraga z'amasengesho harimo ingingo 10. Imbaraga zituruka kumenya d'abord aho Imana iba, kuko abantu benshi basenga batazi aho Imana iba. Pastor, mbere yuko ujya kubishira mu ncamake no kubirambura, banza tubwire gusenga kugira ngo nujya kubisobanura umuntu abazi ngo ugiye gusobanura iki gusenga ni iki. Gusenga mu rurimi rw'ikigiriki proseukomai bisobanura gusaba. Muri dictionnaire proseukomai kwa magambo ya Bibiliya ntabwo yumvikana mu Gifaransa, yumvikana mu Kigiriki no mu Giheburayo. Proseukomai bisobanura ngo iyo umuntu afashe umwanzuro wo gusenga bagiye gusaba. Icyakeneye igikenewe muri iyo minsi niko bisobanura. Gusenga rero birimo ibice birebire, kumenya aho Imana iba, kumenya uko ibisubizo biva ku Mana bikakugeraho, kumenya imikoranire y'amasengesho n'impano, kumenya akamaro k'amasengesho yo kwiyiriza, kumenya inzitizi zishobora kugera ku masengesho, kumenya ubwoko bw'amasengesho, kumenya igice cy'imbaraga z'amasengesho, kumenya icyerekezo cy'amasengesho, noneho kumenya ibihe byo gusenga, kumenya n'imyifatire mu masengesho. Nibyo bice, nizo ngingo zigize iryo somo ry'amasengesho. Ubu noneho imbaraga z'amasengesho zikomoka kumenya aho Imana iba. Kuko abantu benshi basenga bazi ngo Imana ntabwo iri kumwe nabo. Nizo mpamvu usanga bamwe bafata urugendo bakaja kuri Prayer Mountain Uganda, abandi bakaja muri Congo Uvira, abandi bakaja kuri Kanyarira, abandi ku misozi miremire bumva ko ariho begereye Imana. Ariko Yohana igice cya 4 umurongo waho 20 siko bivuga. Tugenze tuhasoma. Turasoma Yohana igice cyaho cya 4 umurongo waho nuwa 20 twumva uko atubwira. Haravuga hati: basogokuruza bacu, Yohana 4 umurongo wa 20 kugeza bakujyaye na 4. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu arabasubiza ati: mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebwe musenga ibyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava ku Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ntabwo abantu basenga mu mubiri. Abantu basenga Imana by'ukuri bayisenga mu mwuka, kuko Imana ari umwuka. Kandi Abaroma hari 8 aravuga ngo ntabwo tuzi gusenga buriya. Hano Abaroma 8 umurongo waho wa 26 haravuga hati: uko niko umwuka adufasha mu ndege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niho udusabira anihiminiho itavugwa, kandi irondora imitima izibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Abo ni b'Imana ishaka. Noneho Yesu aravuga ngo igihe kirageze ubwo abantu batazongera gusengera Data kuri uyu musozi, cyangwa ngo basange urusengero rw'i Yerusalemu,
kandi Yesu agiye kuja mu ijuru asize amasezerano avuga ngo Yohana 14:15 kugeza 17 aravuga ngo ni munkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamurora, ariko mwe muramuzi. Ubwo azaza azabana namwe kandi azatura muri mwe. Ni ukuvuga ngo umwuka wera namanuka azatura hagati y'iteraniro. Iyo abantu basenga by'ukuri rero, imbaraga z'amasengesho bemera gusenga mu mwuka. Gusengesha amagambo biremewe, ariko imbaraga z'amasengesho zirangwa n'umwuka wera. None uri igice cya mbere kutamenya aho Imana iba, kumva ko uzagera ku Mana ari uko ugiye ku musozi. Ubundi umukristo ukuri ntabwo ashaka Imana, ahubwo agendana Imana. Iyo wabyawe ubwa kabiri ukabatizwa mu mwuka wera, Imana iba muri wowe, kuko Imana ari umwuka. Umwuka aba muri wowe akakuyora muri wowe. Ntabwo ushaka Imana wagiye ku musozi, ntaba yagiye gushaka Imana, ubwo ni ubuyobe. Ahubwo aba yagiye gushaka umutekano. Niba hari abamusakuriza bakavanga umutekano no gushaka Imana, uwamenye Imana kuko ugiye kuyishaka ntiwayibona, ariko uwayimenye itura muri we. Noneho rero akayigendana. Muri bisi uwerekwa arerekwa, uhinga iyo yerekwa arerekwa, uri muri mutwara imodoka arerekwa, ucuruza arerekwa, ukora indi mirimo y'amaboko arerekwa, aho waba uri hose no ku gitanda cyawe urerekwa. Iyo umuntu rero aja mu butayu ni byiza, kuja mu butayu ni byiza, ariko muhindura imvugo. Nugushaka Imana cyangwa nugushaka umutekano. Imbaraga z'amasengesho zongera kurangwa no kumenya uburyo ibisubizo biva ku Mana dusenga bikatugeraho. Ubundi abantu benshi bazi ko usenga igisubizo cyose ari positive, ariko iyo dusenga Imana itugenera ibidukwiye, nta hidiwe ibyo dushaka. Itugenera ibidukwiye, ntabwo iduha ibyo dushaka, kuko iduhaye ikurikije ubushake bwayo. Kandi amasengesho, umugambi wayo w'amasengesho si ukugira ngo ibibazo bizatubaho bye kuzatubaho, ahubwo ni ukugira ngo nibitubaho tugire imbaraga zo kwiga kubana nabyo. Uwize fakirite ya leadership, muri leadership mu buyobozi ntabwo dukemura amakimbirane, ahubwo twiga kubana n'amakimbirane. Bigiye kugenda kimwe. Imana rero ntaho dusenga ngo ibibazo biveho, ahubwo dusenga kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo guhangana n'ibibazo niba bije. Ingumba zizahoraho, ababurara bazahoraho, abapfakazi bazahoraho, basenga badasenga bazahoraho. Ntabwo rero gusenga ari ukugira ngo utazapfakara. Gusenga ni ukugira ngo bibaye ugapfakara uzabashe kwihanganira ubuzima bw'ubupfakazi. Nawe ntabwo abapfakara ari abanyabyaha kurusha abandi, ntabwo abakenera abanyabyaha kurusha abandi. Amasengesho rero aguha gukomera muri iyo situation yakugezeho ukwiri kose. Wapfakara ukabyihanganira, wapfusha ukabyihanganira, wanashaka wabura urubyaro ukabyihanganira, kuko hari ibintu nyine Satani akoresha kugira ngo atandukanye abera b'Imana n'Imana. Iyo azanye indwara idakira abashaka gutandukanya n'Imana, iyo azanye ubukene budashira abashaka gutandukanya n'Imana, iyo azanye ubukire butunguranye abashaka gutandukanya n'Imana, iyo azanye ubugumba abashaka gutandukanya n'Imana, iyo azanye ubupfakazi abashaka gutandukanya n'abandi, iyo azanye urubyaro rubi ashaka gutandukanya n'Imana, iyo azanye kwangwa n'abantu abashaka gutandukanya n'Imana. Ibyo ni ibintu bishobora kukuzaho ariko utarabiteguye, ariko wasenze icaza cyose ahangana naco kandi akanesha. Niko kamaro ko gusenga. Ubwo rero inzira z'ibisubizo uburyo zizamo nizo zigora abantu, kuko hari inzira iza Imana igasubiza direct ikaguha icyo wasabye. Hari indi nzira igusaba gutegereza kugira ngo ugire ubushobozi bwo kuzahangana n'igisubizo cyawe, kuko abantu benshi bagwa mu bisubizo kurusha mu bibazo. Jere Franco, abantu benshi bibwira ko ibisubizo ari byo bitunganya itorero, ariko mu bisubizo ni hagwa abantu benshi kurusha mu bibazo, kuko iyo habaye ibibazo bamenya ko batewe, ariko iyo habaye ibisubizo bamenya ko bagira ngo bagezeyo.
hakaba ikintu cyitwa uburangare. Bwa burangare nibwo Satani yifashisha kugira ngo agushe benshi. Nizo mpamvu igisubizo cya mbere nuko ushobora gusenga Imana ikakwemerera, icya kabiri ishobora kukusaba gutegereza ukazakibona ugeze mu zabukuru, icya gatatu Imana ishobora kugihakana. Mose yagiye gusenga usabye kubara 16, yari amaze kugomerwa na Datani na Abiramu na bene Kora bashidikanya ko atahamagawe n'Uwiteka, ariko abwira Imana ati Imana, aba bantu batemera ko wampamagaye, ngiye gusenga isengesho ribe n'ikimenyetso ko wampamagaye. Aravuga ngo aba bantu nshaka ko bapfa, kandi bapfa urupfu rutandukanye n'urw'abandi. Nkivuga isi yasame ibamirane n'ibyabo byose n'imiryango yabo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ku murongo wa 29 kugeza 34 kubara 15 ngo akivuga isi rasama, baramanuka ari bazima n'amahema yabo n'ibyabo byose, isi rongere bumba umunwa. Ijambo ry'Imana ravuga ko abaje gushungera baza ngo barigitiye he. Umuriro w'Imana waturutse mu ijuru hatwikira abantu 250 siriplus, imirambi irambarara hejuru yaho barigiti. Kibi kimenyetso ko Mose yahamagawe koko, noneho yabasengeye. Ntabwo abantu bose bazasubizwa nka Mose. Hano hari umugore w'umukiranutsi ntabwo yigeze ava mu rusengero, umugore wa Rikana, Samuel wa mbere igice cya 1 umurongo wa 1 kwa 13. Yarasengaga ntabwo yigeze ava mu rusengero. Byageze igihe mu gusenga kwe akoresha uburyo bwose, agasenga nyinganyiza iminwa, abantu bagira ngo yasinze ihira. Akavuga ati sinasinze nagahinda kubona narashatse nkabura umwana. Yari yarashatse hamwe asakana na Elikana ntibagira abana. Elikana ashaka umugore wa kabiri yitwa Penina, agira abana arabyirura. Amaze kubyirura bakamusekana na nyina, agira agahinda kenshi. Bigera igihe bamubwira ngo yasinze ihira. Abati sinasinze ahubwo nagahinda gakomeye. Imana yamuhaye igisubizo mu zabukuru, imuha umwana Samuel. Kandi nubwo yasengaga ntabwo Imana yamuhaye benshi ngo tuvuge ngubwo Penina atasenze ngo anazamurusha abana. Oya, gusenga rero ushobora kumara umwaka, imyaka 2 usengera ikintu umupagana afite, kugira ngo twumve Imana. Ni gute umupagani yagira ikintu wowe uzasengera imyaka 10 kandi nawe ukakibona, ariko umupagani yaragihawe? Niko bimera. Tugomba kumva Imana dutyo. Noneho tukamenya ko amasengesho ataraho gukemura ibibazo, ahubwo arayo kuduha imbaraga zo guhangana nabyo. Ejo utibwira ngo umupagana azacuruza nawe ucuruza kutange kugura imodoka, kandi ibihe birebire byinshi ari ukusenga. Ariko icyo tugamije twe ni kugira ngo tuzagere ku bugingo, we icyo ashaka yarakibonye, kandi kukibona si icyaha. Ariko natwe nubwira ngo tuzagere ku bugingo, kandi ikintu cy'ingenzi ni iki cyazanye Yesu Kristo. Ntabwo Yesu yaje hano ku isi kugira ngo aduhe amafaranga, ntabwo yazanye ku isi no kugira ngo adukize indwara, yazikiza kuko yatanze ibigaragara, ariko yazanye ku isi no kubisinzi y'icyaha. Bati nubwo wakira ibyaha bashaka ugapfa nta kibazo, kuko nabazuwe ba Lazaro na ba Utuko na ba Dorokasi barongeye barapfa. Urabona ko atari yo ntego, intego niyo gukura abantu mu byaha. Abantu benshi bo bigisha inyisho z'ibinyoma, bigisha ko iyo usenze cyane ushobora kudapfusha, iyo usenze cyane ushobora kudahomba, iyo usenze cyane ushobora gutsigira abana batsinda ku ishuri. Ce n'est pas vrai. Wasenga abana bakananirwa amashuri, wasenga ukabura icumbi, ariko icy'ingenzi Imana ikareba uri guhangana n'ibibazo nk'uko bikwiye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawe uzahabwa ikamba atararushanijwe nk'uko bikwiye. Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 3 aravuga ngo uje usangira nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba ari umusirikare ngo yishire mu by'ubugingo azaba kinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi umuntu ntahabwa ikamba keretse arushanirwe nk'uko bikwiye. Icyo Imana ishaka nugira ngo tiye turarushanwa nk'uko bikwiye. Wahabwa utahabwa. Paulo yagiye gusenga, Abakorinto wa 2 igice cya 12 ku murongo wa 7 aravuga ngo kugira ngo nta kwishira hejuru kuruta ibirenze bikwiriye, nibyo nahishuriye n'umwami wanje. Mbabwa igishakwe cyo mu mubiri ariyo ntumwa Satani yo kunkubita ibipfunsi kugira ngo nta kwishira hejuru. Ariko kuri ico ningingo umwami wanje gatataransubiza ngo ubuntu bwanje buraguhagije, kuko aho intege nke zawe ziri niho imbaraga zanje ziri. Aravuga ati nanjye nzirata intege nke zanje kugira ngo imbaraga za Kristo zinsaye. Paulo aranezerwa arabyemera kuko Imana yamuhakaniye.
abantu benshi rero basubizwa ako kanya, abandi bagasubiza bageze mu zabukuru, yabona biratinza kuva ku Imana imwanga, undi Imana yamuhakanira kuko umbwiye uti mpazi ibirego, uzagaruka gutanga ijambo kwa ino cano, kavuga nti sinzagaruka, ubwo si igisubizo ntukibonye. Ntabwo igisubizo cyose ari positive, gishobora kuza ari negative, ariko Imana barangije akayo. Nibiguhakaniye rero sava nico kigukwiye, nibikwemereye sava kiragukwiye, ariko ntabwo tuoburije Imana ngo igihe cyose ibisubizo bibe positive. Imbaraga z'Imana ni ukumenya n'ubwo buryo bw'ibisubizo bizamo, kugira ngo utazaja gusenga uri kumwe na mugenzi wawe ico yasengeye akibona, ukagira ngo Imana yakwanze kuko ico weho wasaba gutakibonye. Ntabwo twese tuzabibona, n'abazabibona ntibazabibonera rimwe. Ntabwo ariyo mikorere y'Imana, ko Imana ntabwo tuyiha ice agahunda, ahubwo ifite uburyo ishaka itugenera. Yamara kutugenera ikatubwira ko ushobora gukorera Imana ndetse mu kuri ukazarinda ufutagira icumbi, wakwishwe n'abantu si babanyabyaha kandi uri umukiranutsi. Abateye Stefano amabuye bari abanyabyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kugaragaza ko Imana yari kumwe na ijuru ryarakingutse, abona Imana Data n'umwana w'intama ari iburyo bwe, barakomeza baratera. Umwuka wera bari muri Stefano kozuraga, umwuka wera araceceka, Imana yaramurebaga iraceceka, umwana w'intama ari Yesu Kristo araceceka. Ndetse agiye kuva mu mwuka aravuga ngo Data ubababarire iki cyaha, ntubabareho iki cyaha. Umutima uraca, abarasinziye. Yari umukiranutsi, abagome basigara bararya. Ariko isengesho rigira akamaro, kuko yaravuze ngo ntubabareho iki cyaha. Mu kanya gake muri rya sengesho ryaje kurokora uwitwa Sawuli, aza gukizwa nyuma y'imyaka hafi umwaka n'igice. Yaje gukizwa Paulo nyuma ya Stefano kubw'iryo sengesho, kandi bamwica yarahari ataraba umusore ufite imbaraga. Baramubwira bati udashoboye gutera amabuye rinda amajakete n'amakoti batayajana, abashoboye gutera batera. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Stefano amaze kuva mu mwuka, Sawuli nawe yishimira ko bamwisha. Yarasengaga cyane, ariko abari upfa mbere. Ushobora gusenga mbere ugapfa cyane ugapfa mbere, ushobora gusenga cyane ugapfa nyuma, biterwa na gahunda Imana yakugeneye. Hari igihe Imana ishobora kubigufite umuteguro wo kuzabwiriza amahanga yose igatumurama. Hari igihe Imana ishobora kubona ko imbere hari ibigusha byinshi ikabigukiza ukagenda mbere. Byose ni ubugingo iba yaraguteguriye, kwaba kugenda mbere haba kugenda nyuma, ariko mu isezerano ry'Imana ni ubugingo yaguteguriye. Icyo dushaka rero si ukurama kurusha abandi cyangwa gupfa mbere kurusha abandi, ahubwo dushaka kuzaraga ubugingo buhoraho. Imbaraga z'amasengesho rero icyambere ziboneka d'abord kumenya aho Imana iba, ko tutayishakira mu bindi bihugu, kuko hari abafata impamba bakagenda batanabwiye n'imiryango yabo. Umugabo akagenda akamara Uganda iminsi 10 yarataye umugore nta rasiyo ngo ari gushaka Imana. Niba ataragendeye Imana ntazayibona. Abagore bakaja kwa Mariyamu muri Kongo bakamara y'ukwezi ngo bari gushaka Imana. Niba bataragendanye n'Imana ntibazayibona. Bazaza bigisha ibinyoma itorero, noneho baba bahanuzi b'iminsi y'imperuka, bazaduka aribo bahanuzi b'ibinyoma. Imana yacu dusange kugira ngo tumenye ko amasengesho ari ingenzi, ariko tumenye ubuturo bw'Imana, tumenye ko Imana isubiza, tumenye ko ubushake bw'Imana butegeka kwizera no gukiranuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikintu dusabye twizeye turagihabwa. Ahandi hakavuga muri Yakobo 5:15-16 ngo isengesho ryo gukiranuka rirakiza kandi rigasohoza umugambi. Ariko ibyo biracari hasi, ahubwo ubushake bw'Imana ku bantu nibwo buza gusohoza ibyo, kuko Yesu yari umukiranutsi. Matayo 26:39 yaravuze ngo Data niba bishoboka iki gikombe kindenge cyaramurenze. Oya, yari umukiranutsi kurusha abandi, ariko umugambi w'Imana usohore. N'abagerageje kumurengera, Petero wafashe inkota agaca ugutwi kumwe mu bagaragu b'abatambyi, ugutwi kugagwa hasi. Yesu yaragufashe agusubiza mu mwanya wako, aravuga ngo Petero subiza inkota mu rwubati, kuko ngo abicisha inkota bazicwa ari inkota. Ntabwo ari abasirikari nabuze bo kurwana, nagomba gutelefona Data mu ijuru akanyohereza region z'abamarayika 12, kandi region umwe ni 6,000 byari 72,000. Nari kubagota ntabari gusimbuka, ariko nimbikora ubushake bw'Imana burasohora bute?
ariko yavuze ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ariko ubushake bw'Imana butegeka kwizera, butegeka no gukiranuka, bugategeka n'amasengesho. Amasengesho turasenga ariko tuvuga ngo Mana bibuka ushaka. Imana yacu dusange tujye tumenya ko ubushake bw'Imana butegeka byose. Waba ukiranuka, waba usenga cyane, waba wizeye cyane, ariko ubushake bwayo nibwo buyobora kandi nibwo butegeka. Ushobora gusenge ukwezi ukanapfa kandi usengera indwara ntukire. Imana yacu dusange kandi ikomeza abera b'Imana bumva ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo, amina. Question. Pastor, turagushimiye kubw'inyigisho nziza. Hanyuma aho ngaho hari ibibazo byinshi nagiye nibaza, nubwo nangaga kugutesha umurongo wari urimo, nivuga ngo ndaza kukubaza nyuma. Uvuze yuko gusenga bidahindura umugambi w'Imana, ariko muri Bibiliya hari aho dusanga Imana yarahinduje umugambi wayo kubera umuntu wasenze. Navuze gutegeka. Ushobora gusenga ukakibona cyangwa ntukibone, ariko ubushake bw'Imana nibwo bukora byose. Kuko nibamura imbivuze gutyo mbona hari aho Abrahamu yasenze. Ego. Ashaka gukiza Loti muri Sodomo na Gomora. Nibyo. Imana irabikora. Nabyumvise. Iyo dusenga Imana si ukugira ngo ikitwugarije kiveho. Ni ukugira ngo tugire imbaraga zo guhangana naco. Yagikuraho bigaturuka kuri yo. Yakireka bigaturuka kuri yo. Nico navugaga. Ariko tugiye tuzi ngo kiravaho, gishobora kutavaho tukamwara. Ushobora kujya gusenga uri ingumba uzi ngo urabyara utabyara ukamwara. Ariko iyo ugiye uzi ngo Mana mpimbaraga mpangane n'ubugumba n'imbyara bive kuri wowe, ico gihe utanabyaye ntiwamwara. Ariko wenda dufatiye ku rugero rwa hafi nko ku bantu bagiye babana na Yesu physically, apana ubu ngubu twe tumwizera mu buryo bw'umwuka, ababanye nawe bigaragara ko nta muntu ugeze ibyo imbere ya Yesu afite ikibazo ngo asubirane ikibazo. Ndi kuvuga ngo Yesu yakizaga abarwayi ku kidendeze cy'i Bethsaida. Ntabwo wasomye neza ro. Oya, yarahageze bari amabaraza 5 yuzuye. Ntabwo bari bakeneye gukira, bari bakeneye gukira. Ariko hamagara umuntu umwe gusa ati urashaka gukira. Ati nabuze n'uwantera mu kidendezi y'amazi yihindurije. Nkiza undantanga kumanuka. Yesu yaravuze ngo ikorera uburiri bwawe bigendere. Babirindutse ngo agiye gukurikizaho abandi basanga yagiye. Ntibari bababaye, bari bababaye. Aho Yesu yakijije abantu ntibapfaga, barapfaga. Ariko ndakubwira ko na Lazaro Yesu yakijije yongeye gupfa. Bigaragara ko misiyo ya Yesu ni insinzi y'icyaha. Niko navuze. Naho gupfaho abanyetorero barapfa n'abanyabyaha bagapfa n'ab'inyabugogo bagapfa bigahuruduka bityo. Ariko insinzi y'icyaha niyo twigisha. Ahubwo nabonaga impamvu bavuga wenda ko ushobora gusenga Imana ntigusubize. Wabivuzeho. Navuze nti Paulo yarasenze, Mose arasenga, Hana arasenga, umwe arasubizwa siriplase, undi arategereza, undi arahakanirwa. Navuze rero nti mu masengesho ibyo bice bitatu biragendana. Ahubwo ari igihe none ariho umuntu usenga ntamenye ko n'Imana yamusubije, kubera kitahuje n'irari rye, nukumva inamana nabi. Pastor, dufasha kuri ako kantu. Imana ushobora kuvuga uti ngiye gusengera urushako. Imana ikaba yaraguteguye kuba umuvuga butumwa utazashaka. Bisaba rero nguhishurirwe n'ubushake bwayo. None se ni ryari umuntu amenya ko Imana yamusubije? Imana iravuga, ikoresha inzira 7 kugira ngo buri wese avugane nayo. Nabivuze, Imana ishobora kuvugira mu kubonekerwa, Imana ishobora kukuganiza mu nzozi, Imana ishobora kukuganiza mu iyerekwa, Imana ishobora gukoresha ikimenyetso n'igitangaza byarabaye, Imana ishobora gukoresha ubuhanuzi gatuma umuntu, Imana ishobora gukoresha inyandiko zidasobanutse, Imana ishobora gukoresha ihishurirwa. Ibyo byose ni inzira z'Imana yashizeho kugira ngo buri wese avugane. Nta muntu utavugana n'Imana. Nutumva ijwi, Imana ikoresha ikimenyetso n'igitangaza. Umugaragu wa Aburahamu yagiye kurambagiriza Isaka umugeni, aragenda ariko ntaci Imana yari yamweretse, ariko yagezeyo aravuga ati kuko ntaci Imana yambwiye ngiye gusaba ikimenyetso. Abakobwa bavuye kuvoma, ndababwira ngo muce bugufi nkwe ku mazi mfite inyota. Uremera hamwa ku mazi. Akongera agasubiza ijambo rivuga ngo urananiwe nduhira n'ingamiya zawe abuwo.
abakobwa uko bari bakurikiranye ari umurongo ubengiriye hepfo uwasubiza cyo numwe kandi ari ikimenyetso yasabye agitangira urugendo aravuga ati shimwa Mana kuko ikimenyetso nasabye nkibonye. Ntabwo abantu bose bumva amajwi. Uwo yabwiraga ngo ca bugufi mwe kumavati sinkuzi, undi agaca bugufi ariko ntasubiza iryo jambo yatanze n'ikimenyetso. Ariko bigeze kuri Rebeka aravuga ati ndabona unaniwe, nywa amazi numara gushira inyota ndagufasha no kuhira ingabiya zawe. Arashima Imana ati shibwa kuko umugore wa Isaka abonetse. Ubwo si ntiyeretswe, ariko mu buryo bundi Imana yateguye, kuko yateguye burindwi ubundi Bibiliya yemera. Kubonekerwa nka Aburahamu, kurota nka Yakobo, kwerekwa nka Ezekiyeli, ikimenyetso ry'igitangaza nka Gideyoni, guhanura nka Yesaya, inyandiko zidasobanutse nka Danieli, guhishurirwa nka Yohana. Muri Bibiliya rero abakozi b'Imana bagiye bavugana n'Imana muri izo nzira kandi ubutumwa bwiza bugasohora. Rero ntabwo Imana yakwanga kuvugana nawe, kandi umwenda ukingirije ahera waratabutsemo kabiri bizasaba ngo tunyure ku muntu, ahubwo kumenya izo nzira zitumanaho nico kiruhije. Ariko Imana ivugana na buri wese. Pastor, hariho abantu basenga ntibahe Imana, niba nabango ntibaho Imana umwanya wo kubasubiza, bagahita bavuga ngo bagenda bakigira nk'itegeko. Ababyeyi banje n'Abadventiste ntabwo basenga ngo bategereze, oya barasenga nka formalite, bakazi ko ari formire. Nta kindi arasenga ati Mana data wa twese uri mu ijuru urakoze kuko uduhaye ibyo kurya mu izina rya Yesu. Mana ndasenze kugira ngo uyu murwayi akire mu izina rya Yesu. Ariko kuvuga ngo iby'Imana iravuga nyuma ntabyitayeho. None umuntu yagakwiriye gutegereza icyo gihe ari iki kugira ngo Imana imusubize? Ndi kuvuga ngo ugomba kuba uzi werekwa, kuko bo ntibabyigishije kandi baracari mu rwego rw'isezerano rya kera kuko batsindishirizwa n'amategeko. Ibyo kwerekwa rero ntibabyemera kuko bavuga ko impano ari iz'ikinyejana ca mbere, ariko impano ni iziteka ryose ku Mwuka Wera ahoraho. Kandi uko Yesu yarari niko ari umunsi wa none kandi niko azahora biteka ryose. Impano rero zirakora, ariko hari amatorero atazemera, hari nazemera akazikoresha nabi. Ibyo rero cyo twashimye. Pastor, dusoza rero wakoze cyane kutwigisha zino nyigisho zo gusenga, ariko dusoza ndagira ngo ubwire wenda ugira akantu ubwira buri muntu wese wifuza gusenga. Umuntu wese wifuza gusenga icyo yakora, uburyo yakora, uburyo yasenga, uburyo yakumva Imana mu isengesho ari gusenga. Ku ruhande rw'umuntu ubundi gukiranuka nabyo bitegeka amasengesho. Ku ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo nujana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari umuntu mugira ico mupfa, rishira iruhande usubira inyuma ukiranuke nawe. Yesu yashaka kutwibutsa ko hari abasenga cyane bakararamo ariko basengera ku byaha. Umuntu agasenga yataye umugabo atamuhaye uruhusa, akararamo gatatu, aravunika ariko aravunikira ubusa kuko hari ikibazo kiri inyuma. Nico yashaka gusobanura. Rero ndagira inama bene data, gukiranuka bitegekana by'amasengesho kugira ngo usenge Imana utunganye nta kibazo ufitanye na bagenzi bawe. Wari ukwiriye kubanza watunganya, kubakunda gusenga muje mubanza mwihana ibyaha. Uje imbere y'Imana nta mwenda ufite waba wicaho ari wo wose, ariko ugaragara imbere y'Imana. Ni gusubiza bibe byiza, nitagusubiza kubw'ubushake bwo bibe byiza, nitinda bibe byiza kuko byose biremewe. Ariko icy'ingenzi ni uko ihaza kwifuza kwacu. Imana ihaza kwifuza kwacu iyo tuyizi. Pastor, turagushimiye cyane. Ubwo umuntu wese wifuza gusenga akore nkuko umwigishije kandi twese turabyumvise. Hanyuma ubwo nitugukeneye ari indi topic nari numvishe wenda nawe ushaka twifuza kuzatwigisha wenda n'ubutaha cyangwa se n'ikindi gihe nubona umwanya ku kintu bita icyaha. Ko abantu bajya bitiranya ikintu bita icyaha. Wenda sinzi nimba wakitukomoreza wenda ukazakirambura mu buryo mu minsi iri imbere. Ariko nkuko ubivuze mbere yo gusenga ngo umuntu abanze yihane. Umuntu abanze yihana. Ese umuntu akwiriye kwihana buri mwanya? Ese icyaha kitavaho ku muntu ngo kigende ashobora kwihana buri kanya atihana bimwe nta kibazo. Nta kibazo. None se nk'ubu ngubu
imana iramukije kubera ko tutazi umunsi n'igihe imana ikaza nk'ako kanya utarihana wajya hehe? Imana ntizatujyana kubera tutari abanyabyaha, ahubwo izatujyana kubera tubyemera. Hariya muri Yohana ya mbere igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo nituvuga ngo nta cyaha dukora tuzaba twishutse kandi tuzaba twise Imana inyabinyoma. Ubundi intege nke za kamere y'umuntu zozihoraho, ariko urabyemera kuri umunyantege nke kutsindishirizwa n'ubundi Imana ibiguhereye ubusa kubwo gucungwa kubonerwa muri Yesu, urabyemera? Ngenda byemera kubera ko nanone hari ibyanditswe byinshi bigenda ku isi. Rero nkwerurire, ufite umubiri, kuko ibyo turwana nabyo kugira ngo dukiranuke ni bitanu kugira ngo tuzahabwe ikamba ritangirika. Hari intambara y'ibitekerezo, hari intambara y'amaso, hari intambara y'ururimi, hari intambara y'igifu, hari intambara y'igitsina. Ni ukureba waranesheje. Ubwo noneho rero kugira ngo uhabwe ikamba ritangirika bizagira ngo waranesheje kamere y'umuntu. Rero igituma nta waba hatari umunyabyaha nuko itava mu muntu, ahubwo iyo uhawe umwuka wera osito irasinzira. Gusa Bibiliya ivuga yuko Pastor, Bibiliya ivuga yuko ngo turi gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu. Ubwo ni Kristo kiranutse, ntabwo ari twe. Pawulo yaravuze ngo njya gukora ibyiza ibi bikantange imbere. Kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, hakabirindi itegeko riri mu ngingo zanje rigwanye itegeko ry'Imana riri muri ryo ryo gukora ibyiza. Aravuga ati mbonye ishano nkora ibyiza, ibyiza nshaka si byo nkora, ahubwo ibi binanga nkibuka ari byo nakoze. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka sinje ubikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Aravuga ati noneho rero mbonye ishano, ninde muntu uzankiza umubiri ntere urupfu? Aravuga Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu nemeye muri we noneho nzanesha. None se kubera iki ntibarira muri Kristo Yesu agomba kuza kwibona muri je nka kamere y'umubiri? Oya, twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Ubwo noneho rero hari inshingano dufite ku nyigisho z'agakiza. Wabaje ikibazo gifite bibiri, gifite cyana agakiza. Agakiza kugeza ku ngingo ya 6 turutse ku ngingo ya mbere ni uruhari rw'Imana, kuva ku ngingo ya 7 kugeza ku ya 10 ni uruhari rw'umuntu. Rero ntabwo wabyumva, ariko gutsindwa kwacu ntabwo bituruka kuko Imana itaduhaye agakiza. Gutsindwa kwacu dutsindwa mu ruhande dufitemo inshingano, kandi yabe tudafite inshingano yo kugira ibyo dukorera mu gakiza nta rubanza ruba rwarateguwe. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo si ukuvuga ko maze gutunganwa cyangwa ngo mbe maze guhabwa, ahubwo ndakurikira kugira ngo nzasingire icyo Kristo yamfatiye. Ni ukuvuga ngo agakiza ahubwo ni urugendo. Pastor, ndabona nzongera kugufata. Ntabwo ari spontane. Abantu benshi bicwa no gutekereza ko agakiza ari spontane ngo ndakijijwe. Oya, ninjiye mu nzira y'agakiza kuko ni nk'inkuge mu nyanja. Itangiye urugendo kugeza igihe izagera kuri lieu de destination, niho iherezo ry'ubugingo. Ngo ni urugendo. Agakiza ni urugendo, ntabwo ari ikintu gikorwa rimwe. Nizo mpamvu indirimbo yiyo gushimisha ivuga ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke sinzava mu gakiza, mpisemo guhora nkizwa. Voilà. Pastor, ndabona tuzongera kugutumira. Merci beaucoup. Ukaza ukaduha kuri icyo kintu. Oui, je suis d'accord. Mfite ibibazo byinshi numva nakubaza, ariko kubera igihe reka dusoreze aha ngaha, ahubwo tuzongeye tugutumira ubutaha utubwire ku kintu bita icyaha, agakiza no gukiranuka. Très bien. Urakoze cyane Imana iguhe. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya mwiza uduhaye kwiga, kumenya imbaraga zo gusenga, tumenye aho Imana iba, tumenye uko ibisubizo bituruka ku Uwiteka bitagwiraho, kandi Imana iradukunda. Nizo mpamvu itugenera ibidutunga. Abakorinto ba mbere bice 12:6 baravuga ngo byose ndabyemererwa ariko siko byose bigira umumaro. Imana itugenera ibyahaza kwifuza bwacu kandi bikaduhesha ubugingo. Twakwifuza byinshi ariko Imana ifite ibyo yatugeneye. Dusaba ubushake bw'Imana dusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Pasteur Mpazibirego Pierre utuye hari i Remera,
ukorera kuri channel ya gusenga everyday, nimero ya WhatsApp 070620 abashaka kubaza ibibazo n'abifuza amasirabisi yose y'ibyanditswe byera za doctrine ibyahishuwe turazifite, mwazaduhamagara tukazibategurira tukazibagezaho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amena. Turasoje rero, ariko dusoje dushimira abantu bose badukurikiranye, abari bari muri Kigali, abari mu ntara zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, ndetse no muri abantu bacu baba mu ntara bitangiye ya 6 ya diaspora, namwe turabasuhuje cyane kandi turanabashimiye ko mwadukurikiye. Imana ibaha umugisha, amen.